tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugiraga uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza kandi twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana, ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si kera umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si kera. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro Ejo si kera. Ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation ndetse n'abafatanyabikorwa bawo. Muri iki kiganiro dusangira amakuru n'ubumenyi burebana n'imibanire y'abagize umuryango, imikurire y'abana bato, kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, inda ziterwa abangavu, kwihangira imirimo ndetse n'ibindi. Mu kiganiro cyacu giheruka twavuze ku kuboneza urubyaro. Twavuze ku buryo butandukanye bukoreshwa mu kuboneza urubyaro, aho buboneka, inyungu ziburimo ndetse n'igihombo kiri mu kutabukoresha, haba ku muntu ku giti cye, umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Uyu munsi n'ubundi nabwo ntabwo tuvuga ku ngingo iri kure y'iyi ngiyi. Kugira ngo umubyeyi abyare neza umwana ushyitse, utaragwingiye kandi ufite amahirwe menshi yo kuzakura neza, bisaba ko atangira kwiyitaho ndetse no kwita ku atwite mbere y'uko abyara. Kugira ngo umwana atazagwingira, kuva umubyeyi atwite aba agomba gufata indyo yuzuye, aba akwiye gukurikirana ubuzima bwe n'ubw'umwana, yitabira kwipimisha kwa muganga inshuro 4 zagenwe, mu gihembwe cya mbere agahabwa ibinini by'ubutare na acide folique bimurinda kugira ikibazo cy'ibura ry'amaraso mu mubiri. Umwana akivuka agashyirwa ku ibere mu minota 30 ya mbere, bikamwongerera ubushyuhe ndetse no guhumeka neza, kandi bigafasha nyina guhembera. Kandi umwana agatungwa n'amashereka ya nyina gusa, nta kindi avangiwe mu gihe cy'amezi 6, usibye igihe umubyeyi afite impamvu z'ubuzima zituma tonsa. Nyuma y'amezi 6 umwana aba akwiye gukomeza konka, ari nako ahabwa imfashabere igizwe n'indyo yuzuye. Kuva umwana akivuka aba akwiye guhabwa inkingo zateganijwe zose kugeza afite amezi 15, agapimwa buri kwezi kwa muganga cyangwa se mu bajyanama b'ubuzima kugira ngo bakurikirane imikurire ye. Umubyeyi aba akwiye kumenya ko agomba kwitabira igikoni cy'umudugudu, akagira umurimo w'igikoni, kandi agaha umwana amafunguro arimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Ibi bikorwa byose tuvuze biba bikwiye kwitwararikwa n'umubyeyi, kubera ko iyo bidakozwe neza bigira ingaruka haba ku mubyeyi, haba ku mwana ndetse no ku gihugu muri rusange. Gusa nk'uko byumvikana, kugira ngo ushobore kwitwararika ibi byose bisaba ko uba ukuze ugejeje igihe cyo kuba umubyeyi. Ikibazo nuko uyu munsi mu gihugu ndetse no ku isi yose muri rusange hari abangavu baterwa inda, bagatwita bataragira ubushobozi bwo kurera, maze ntibakurikiza aya mabwiriza yose twavugaga. Bamwe mu bangavu baterwa inda maze bagahisha ko batwite kubera ko biba bibateye ipfunwe n'ubwoba, cyangwa se kubera ko baba bakiri abanyeshuri. Aba rero ntabwo bashobora kujya kwipimisha kwa muganga ngo harebwe uko ubuzima bwabo n'ubwabo batwite buhagaze. Aba bangavu kandi ntabwo bashobora kurya indyo yuzuye ikwiye kugaburirwa umugore utwite. Ntabwo baruhuka bihagije ndetse nta nubwo bakurikiza indi myitwarire yose ikwiye umugore utwite. Mu kiganiro Ejo si kera cya none tugiye kuvuga ku ngaruka ibingibi bigira kuri uwo muntu utwite, ku mwana atwite ndetse no ku gihugu muri rusange. Ikiganiro Ejo si kera ni ikiganiro cy'umuryango Imbuto Foundation ndetse n'abafatanyabikorwa bawo. Mugikurikira buri munsi nk'uyu kuri aya masaha. Gihe tugiye kubana, ndi Ismael Mwanafunzi. Ikaze. Rubyiruko bagenzi banjye, muze dushyire hamwe nitwe mbaraga z'ejo, mucyo turwanye ibiyobyabwenge. Ishami rya LODA rishinzwe ubuzima rivuga ko abana b'abakobwa bafite hagati y'imyaka 10 na 19 batwaye inda baba bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara zifata abagore batwite, nk'iyitwa eclampsia iterwa n'umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'izindi ziterwa n'udukoko. Iri shami rya LODA rivuga ko ibibazo biterwa no gutwita no kubyara ari byo mpamvu ya mbere y'imfu z'abana b'abakobwa bafite hagati y'imyaka 15 na 19 y'amavuko.
99% by'impfu z'ababyeyi bafite hagati y'imyaka 15 na 49 y'amavuko ziba mu bihugu bikennye. Buri mwaka abangavu 3,900,000 bafite hagati y'imyaka 15 na 19 y'amavuko bakuramo inda mu buryo budatekanye kandi butemewe n'amategeko. Bamwe muri aba zirabahitana, abandi bagasigarana ubumuga bubakurikirana ubuzima bwabo bwose. Umubyeyi utwite umubiri we ukoresha ingufu nyinshi cyane kubera ko ugomba gutunga abantu babiri. Ugomba kuvura imisemburo itandukanye igomba gutunga umwana n'umubyeyi umutwite. Ibi bisaba umubiri ingufu nyinshi, ariyo mpamvu ababyeyi batwite bananirwa cyane bagasabwa kuruhuka bihagije. Umubiri w'umubyeyi utwite ukenera ingufu nyinshi ku buryo umuntu utwara inda akiri muto, mu gihe umubiri we wari ugikeneye gukura no kwiyubaka, aba afite ibyago byinshi byo kubura amaraso ahagije. Ibi byose ni ibibazo bitangira mu kwezi kwa gatatu ko gutwita. Muri rusange, gutwara inda ukiri umwangavu bigira ingaruka twese dushobora kuba tuzi, zirimo nko gushyira ubuzima bw'uwo mwangavu mu kaga, bishobora kumuviramo n'urupfu, gushyirwa mu kato ndetse n'ihezwa, kugira imbamutima z'ubwoba hamwe no kwiheba bishobora gutera kwiyahura, guhabwa akato no kwirukanwa mu muryango, guhagarika amashuri, ubukene, ingaruka ku buzima bw'umwana twite ndetse n'izindi nyinshi. Izi ngaruka zose bigira ku buzima bw'umwana twite nazo reka tuzivugeho. Hari abashakashatsi bemeza ko abana bavutse ku bangavu baba bafite ibyago 8% byo kugwingira kurusha abavutse ku bantu bakuru. Ishami rya LODA rishinzwe ubuzima rivuga ko abana bavutse ku babyeyi bafite imyaka 20 gusubiza hasi bavukana ibyago byinshi byo kuvukana ibiro bidakwiye cyangwa se ibindi bibazo bifitanye isano n'imikurire. Haba hari ibyago byinshi ku mwana wabyawe n'umwangavu byo kugira imikurire mibi, kwiga nabi ndetse no kugorwa n'ubuzima mu gihe kizaza. Abavuga ibi ngibi babihera ku kuba abangavu benshi baterwa inda ari abaturuka mu bihugu n'imiryango ikennye, ariko mu buryo rusange ibi ngibi biterwa no kuba abo bangavu baba barabyaye bataragera mu gihe cyo kumenya kurera. Ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko umubyeyi utwite iyo agize umuhangayiko ukabije, hari ubwoko bw'imisemburo umubiri we uvubura ijyanye n'uko guhangayika akaba yayiha umwana atwite, maze bikaba byamugiraho ingaruka zirimo no kuvuka igihe kitageze. Iyo bitabaye ibi, haba hari ibyago byinshi ko uwo mwana ashobora kuzagira ibibazo birebana n'imyitwarire mu buzima bwe bw'ahazaza cyangwa se kwiga bikazamugora. Mu mwaka wa 2019, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu bana bari hagati y'ibihumbi 37 na 40 bavuka buri mwaka mu Rwanda, 10% muri bo bavuka badashyitse, abandi bakavuka igihe kitaragera bitewe n'impamvu zirimo no kuvuka ku babyeyi bakiri bato. Iki gihe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwagaragaje ko nibura mu myaka 3, ni ukuvuga mu 2017, 2018 na 2019, abangavu 70,000 basambanijwe. Abaganga berekana ko benshi mu babyara igihe kitageze bakanabyara abana badashyitse, abangavu bazi imbere kubera ko baterwa inda imibiri yabo itarakomera. Nk'uko impuguke mu by'ubuzima zibivuga, ubundi nta mwana wari ukwiye kubyara kubera ko nawe abataragira amagufa akomeye. Ubushakashatsi bwa 6 ku buzima n'imibereho y'abaturage mu Rwanda mu mwaka wa 2020 bugaragaza ko ubwo abashakashatsi b'ikigo cy'Igihugu kibarurisha imibare bari barimo gukora ubwo bushakashatsi, basanze nibura 1% mu bangavu bari hagati y'imyaka 15 na 19 icyo gihe yari atwite. 4% bari barabyaye mu gihe cy'ubu bushakashatsi. Abana bavuka ku bangavu biyongereye cyane mu mwaka wa 2019. Abangavu batewe inda iki gihe bari 15,696. Abana babyaye bafite ibyago byo kuzagira imibereho mibi bo ubwabo, ababyeyi babo ndetse n'imiryango yabo n'igihugu muri rusange. Aba bana bafite ibyago byo kugwingira, kandi abahanga mu by'ubukungu bemeza ko igwingira ry'abana rigabanya ubukungu bw'igihugu ku kigero cya 3% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Umwana wagwingiye ntabwo atanga umusaruro nk'uwa mugenzi we bangana utaragwingiye, bityo n'ubukungu bukahadindirira. Abenshi mu babyara bakiri bato baba ari abatarashaka, bityo bakaba bafite ibyago byo kuzarera abana bonyine. Izi ni ingaruka z'urukurikirane zihera ku wabyaye akiri muto, zikagera ku muryango akomokamo, zikagera ku wabyaye ndetse no ku gihugu cyose muri rusange. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo si Kera, ikiganiro cy'umuryango Imbuto Foundation ndetse n'abafatanyabikorwa bawo. Icya none naha tugisoreje, tubararikira kutazacikwa n'ikiganiro nk'iki mu cyumweru gitaha ku munsi nk'uyu. Iki kiganiro kandi mushobora kongera kugikurikira igihe icyo ari cyo cyose
ku rubuga rwa YouTube kuri chaîne ya Imbuto Foundation. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugiraga uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza kandi twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana. Ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize, twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si kera, umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation.